Haleluya, haleluya. Yesu Kristo ashimwe. Ndabasuje bene data tubana mu mwanya wa niba ture buri gitondo. Wowe uri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari ku migabane itandukanye y'isi. Yesu Kristo ashimwe, inshuti zanjye. Ndabakunda cyane. Imana ijya ibampera umugisha. Wowe tubana mu bihe byiza byo gusenga. Imana ikunezeze, ikurebe neza kandi Uwiteka akwiteho. Inshuti zanjye rero ndabakunda cyane, buriya ntabwo mushobora kubyumva ariko muranezeza kandi muri imbaraga zanjye. Abakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda, Imana ibagurira imbago, Imana ibaha umugisha, Imana ibarebe neza, Imana ibiteho mu izina rya Yesu Kristo. Iki gitondo rero nyemerera duhereze Imana icyubahiro, dushimire Imana ibyo yakoze mu minsi itambutse, dushimire Imana aho igejeje ikora, Imana ihabwa icyubahiro. Turacyari rero mu bihe byiza byo gusenga, muri kumwe na Bishop Leonire, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Turi mu nsanganyamatsiko igira iti umugisha uhawe n'Imana uruta imigisha yose, uruta imigisha wahabwa n'umwana w'umuntu uwo ari we wese. Nta muntu waguha umugisha wo kukwitaho kugeza usaje, nta muntu wakubwira ngo azakurwanirira kugeza imvi zibaye uruyenzi kandi akurwanirira ahantu hose ugenda unyura mu nzira ucamo zose. Ikindi, nta muntu waguha umugisha wo kuguhindurira izina ngo izina ryawe rihinduke, witwe mama, witwe papa. Uwo ni umugisha utangwa n'Uwiteka. Nta wundi muntu waguha umugisha, yewe wowe ubona aho wavukiye hatari hasobanutse, nta wundi waguha umugisha wo kuba warasobanutse ukaba nawe uri uwo kubahwa. Ibyo byose bikorwa n'amaboko y'Uwiteka. Imana ishimwe cyane. Hari imigisha idatangwa n'abana b'abantu rwose, itangwa n'Imana. Imana ishimwe cyane. Nyemerera uyu munsi twongere dusome ijambo ry'Imana. Tukiri muri iyi teme yacu, dusome ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko bwanditswe na Luka. Ni ibice 24, turasoma umurongo wa 50. Titire y'ijambo handitse ngo Yesu ajya mu ijuru. Imana ishimwe. Abajyana hanze, abageza i Betaniya, arambura amaboko hejuru, abaha umugisha. Imana ishimwe. Iki gitondo nongeye kwibuka neza ko Imana ariyo itanga umugisha. Nubwo tumaze iminsi tubivuga, ariko Imana ariyo itanga umugisha. Umugisha w'uburinzi, umugisha wo kwaguka, umugisha wo kugirirwa neza n'Imana. Ngo Yesu Kristo ngo yabajyanye i Betaniya, ngo arangije we arambura amaboko. Bivuga ngo nta na kimwe yari yisigarije, yararambuye amaboko. Imana ishimwe. Ikibazo cyawe ntabwo ujya urambura ibiganza byawe ngo Yesu Kristo arambure ukuboko kwe aguha umugisha. Imana ishimwe. Ariko ibyo byose bishobokera bizeye Imana, bigashobokera bumvira Imana, bigashobokera bihannye ibyaha. Ngo rero yabajyanye i Betaniya, Imana ishimwe, arangije arambura amaboko ye, arongera akora ikindi gikorwa, abaha umugisha. Imana ishimwe. Ukeneye yuko Yesu Kristo arambure amaboko ye akaguha umugisha. Niyarambura amaboko ye azagufata gukomeze, narambura amaboko ye azadudubiza umugisha muri ibyo biganza byawe, byemere. Yesu Kristo n'uyu munsi aracyarambuye amaboko, ariko ikibazo ni wowe utarumvira Imana. Ni wowe, ikibazo ni wowe ukiri mu byaha. Ikibazo ni wowe utemera ko Yesu Kristo akubera umwami n'umukiza. Ngo yabagejeje i Betaniya, ngo arambura amaboko ngo hejuru yabo. Imana ishimwe. Ngo yarambuye amaboko hejuru. Imana ishimwe. Arangije abaha umugisha, abaha umugisha. Ukeneye umugisha w'Imana, urasabwa kumvira Imana. Ukeneye umugisha w'Imana, urasabwa kuva mu byaha. Ukeneye umugisha w'Imana, urasabwa kwitandukanya n'ibigirwamana n'ibibi byawe. Ukeneye umugisha w'Imana, urasabwa gusenga. Abigishwa be ngo bari ahantu hamwe, ngo bari mu mwanya umwe, bahuje umutima, badafite parapara, badafite kwiyemera, badafite inarinjye. Ngo arangije arabasohora, arangije abajyana
ku musozi wa Betaniya, ngarambura amaboko Mana we, harambura amaboko hejuru yabo. Hejuru yawe hari ukuboko kwiza kwa Yesu Kristo, nyamara hejuru yawe hari ikiganza cy'Imana. Hejuru yawe hari ikiganza cy'Imana. Imana irashaka kuguha umugisha, nuve mu karindagiza k'ibyaha, utumbire Yesu Kristo, wemerere Imana ikubera umuyobozi n'umujyanama, wemerere Imana ikurwanirire, wemerere Imana igutabare, wemerere Mwuka Wera kuyobore. Ngarangije arambura amaboko hejuru, ayiwe haleluya, ngarangije abaha umugisha. Imana ishimwe. Ukeneye umugisha w'Imana, tumbira Yesu gusa, umvira Imana. Akibaha umugisha atandukanywa nabo, ajyanwa mu ijuru, nabo baramuramya. Ni byiza kuramya Imana, kuko hari n'imigisha yaguhaye. Imana yaguhaye imigisha itarondoreka. Ni byiza rero kuyiramya. Ngo baramya Imana, baramuramya, basubirana i Yerusalemu mu munezero mwinshi, baguma mu rusengero iteka bashima Imana. Ngo bagumye mu rusengero iteka. Ikibazo cyawe, waturumbutse mu rusengero, waruvuyemo. Wari wabona inyoni ivuye mu cyari? Burya ibiturumbutse. Nawe hari aho wari urindiwe, hari aho wari uri mu bwihisho bw'Imana, urangije uvamo mu buryo budasobanutse, uvamo ntacyo waburanye Imana, uvamo unaniwe gutegereza, uvamo unaniwe kwizera. Akenshi inyoni iri mu cyari kenshi iba yateye amagi. Akenshi iyo ivuyemo iba igiye gushaka ibyo kurya. Kenshi nibwo ibigirira nabi ariya magi byinjira. Hari igihe igaruka igasanga ya magi yariwe, inzoka zayariye, ikaza igasanga se ibindi binyoni byayariye. Bivuga ngo amagi aragereranywa n'amasezerano. Icyari wihishemo ni ubwiza bw'Imana. Rero nuturumbuka ukagenda, amasezerano yawe azapfa, amasezerano yawe azaburizwamo. Kandi dayimoni ruturumbutsa uguturumbutsa mu kw'Imana ni icyo abashaka. Ariko ngo abigishwa ba Yesu Kristo, ngo bo babaye mu rusengero iteka bashima Imana. Nawe biragukwiriye kubaho ushima Imana, kandi ukaba mu kwizera, ukaba mu kw'Imana, ukaba mu Kristo iteka ryose. Imana ishimwe. Ikindi ngo bari bafite umunezero mwinshi. Nawe ujye unezererwa Imana, ujye unezererwa Imana ibihe byose, ubeho unezerewe Imana. Umugisha w'Imana, ubwiza bw'Imana buzakomeza bukubeho. Imana ishimwe cyane. Imana ibaha umugisha. Shalom shalom. Muhahe muronke, mugendane n'Imana. Ndabakunda cyane.